Khalfan Govinda Zapclub inside episode man. Nimba wibaza the way nahuje na Khalfan Govinda kugira tugahuze dukikinge paka mwumvishe ko agomba kuza muri Zapclub tukabikora. Actually nagari ngiye wumvishije Khalfan Govinda yuko agomba kuza no muri Zapclub. There was someone else Uncle Frankie talking na Khalfan igihe bari bapolinze allocation yari kumwe na JC maybe yari kumwe na JC. So baracheerinze avuga ati yo there is a little brother here akora stuff za movement ya hip hop and shit. So nimba nawe if you don't mind to pull up ukaza ugashyiraho ishyiga ryawe ugashyiraho ibuye ryawe. So Khalfan yahise abyumva vuba like ko bambwiye yahise abyumva vuba ita stalking page arareba ukuntu ibintu bimeze kuko abenshi bagiye bajyaho inyuma ba Pifla barakoze ba Prime barakoze. So slidings akabona hari haba OGs akabona line up ukuntu imeze aravuga ati hano na fitting ahita bibona yuko atari ibintu by'akadage cyangwa snake atabibona ko ari aba OG kandi really recognize real man like for real. So nyuma y'ubwo nahise njya in touch na Khalfan twumvikana uburyo ki tugomba kubikora. So mahirwe yose Khalfan atuye mu nzira nyuramo nza gukora stuff kuri location yanjye twapasinze by umusaza turamufata like for real turamupiking up turaza tuza kuri location urumva nk'abantu tutaziranye twagombaga kubanza tukagira agahe ko kuvuga uretse ko n'undi twari twaje duciringa ariko iyo tugeze kuri place hari ibintu tuba tugomba kubanza tugaciringa ku bijyanye na movement uburyo ki tugiye kugrifa ikintu ku buryo kigera kuri screen yawe ku buryo kigera kuri tablet yawe cyangwa ku gafone kawe kiri dope nyine nka kuri mwabibonye ko ba Khalfan nabo bantu segment yo gukubita ari amaflow 5 angiriyeho urebye no guhera kuri ba Khalfan gutyo urebye niho movement undi ya movement y'ama freestyle 5 yagiye iheraho. Khalfan nyine nk'umusaza mukuru abasaza nago baba batinya microphone iki babara ikintu kimwe kiba gihari buri muntu uzo hano ababizi ki atari interview nk'izindi zisanzwe me cyambere cyo nago tuvuga person life ntabwo tu gossip. We don't gossip around here kuri Zapclub. It's only about hip hop and music man. We talk fact. Kintu cyambere kiba gihari so nk'umusaza rero umenyereye stuff yaba interviews ahandi asanzwe na music anamenyereye microphone yahise ajya arayitwika man. Khalfan mu bantu batwitse iyi microphone gusa ishusho ukuntu risa kuri boro ya Khalfan ubona ko bitandukanye no ku yandi ma boro yandi kubera ko kuri boro ya Khalfan ikirere cyari fo byatari dushyiraho na light ikirere kiranga kirabyanga ko twakoze likely in the evening man ukwezi kwari kwatangiye kuzamo bitari fresh gusa is what it is. Hano ugomba kubanza ukumva mbere ukaza kubona nyuma ubundi ukanaliza niyo mpamvu haba comment section kugira ngo udropinge whatever you think man whatever you thinking. So Khalfan Govinda uko niko namwaapproachinze uko niko twahujwe n'undi muntu umusaza arebye staff nkora aravuga ati yo this nigga afite movement nziza kandi iri hano gufasha twese nk'abaraperi muri rusange cyane ko we ni n'umuririmbyi akora staff nyinshi. So yahise agwamo rero turabikora gutyo ikintu kirarangira paka murakibona kuri screen yanyu ubundi twifatira way back home isigara kuri place ye nanjye nkomeza iwanjye mera real recognize real. Thank you so much kuri Khalfan Govinda. And shout out to everybody watuning in cyangwa se warebye iyi show waba warasizeho comment cyangwa se warayitekereje yugumana muri mind uzayidroping ku yindi show whatever. Thank you so much Khalfan Govinda inside story.